nyakubahwa Padiri Provinciale, nyakubahwa Padiri mukuru wa paruwase yacu, banyakubahwa abasaserodoti ba paruwase ya Gikondo, bihaye Imana mwese muteraniye hano, namwe bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mpagaze hano mpagariye abamama Katolike, tuje kwifuriza umunsi mukuru abasaserodoti bacu, mwongere mubampera amashyi. Kuri uyu munsi wa kane mutagatifu, umunsi twibukaho iremwa ry'isakramento mutagatifu ry'Ukaristiya n'iry'ubusaserodoti, mutwemere twe nk'abamama Katolike tubabwira kari ku mutima yacu kasesekare ndetse no ku munwa. Mutwemerere tubanze dushimire Imana umubyeyi wacu udukunda byahebuje, waduhaye umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo, umwami wacu ndetse n'umucunguzi wacu, akaduha na Roho Mutagatifu Muhoza. Amashyi n'impundu. Turabashimira namwe basaserodoti kubwo kumva ijwi rya Nyagasani byabahamagaye, maze buri wese agasubiza agira ati, dore ndaje Nyagasani ngo nkore ugushaka kwawe. Turabashimira kubwitange bwanyu butizigama, kubw'ijambo ryanyu rihumuriza imitima y'abakristo, kubw'ibiganza byanyu biduha umugisha, kubw'umutima wanyu wuje impuhwe za kibyeyi no gutagatifuza imbaga y'Imana mukoresheje amasakramento matagatifu. Kandi tuzi neza yuko muri n'imiyoboro nyakuri y'impuhwe z'Imana. Twifuza kandi kubatera ingabo mu bitugu. Tuzi neza ko inzira murimo itoroshye, ariko kandi uwabatoye niwe ubakomeza muri urwo rugendo. Natwe kandi duhema kubasabira, mwibuke kandi ko Kiliziya iterwa ishema n'ubudahemuka bwanyu ku masezerano mwagiriye Uhoraho, kandi mukabigira imbere y'imbaga y'Imana, cyane cyane igihe mwabikoranye ubwiyoroshye no guca bugufi imbere ya bagenzi banyu nk'uko Kristo yabigize, by'umwihariko ku wa kane mutagatifu igihe yozaga intumwa ibirenge. Dushoje tubifuriza kuba hafi ya Nyagasani mu isengesho, kuba hafi y'abo mutega amatwi, ndetse no kuba hafi y'umutima nama wanyu. Tubifurije kuba rya jambo rigira riti, ndi umusaserodoti iteka. Sinarangiza kandi ntashimiye nyakubahwa Padiri Omoniye wacu watubaye hafi mu myiherero ishimishije, myiherero yaducengeraga, twanamwise mucengeza nema kubera ukuntu yatwigishaga ibintu byose tukagenda twanyuzwe n'imitima yacu inezero isusurutse. Ntabwo tuzibagirwa ikiganiro waduhaye ubushize, ukaduha n'inzira nziza yo guhabwa amasakramento, cyane cyane sakramento ya penitensiya, atari ugupfa guhomvagura ibigambo, ari ukubanza tugashishoza, tukagira umutima nama wacu, tukabanza natwe tukumva aho tutatunganiye Imana mbere yo kujya imbere y'umusaserodoti n'imbere ya Yezu. Mukomeze rero kutuba hafi, turabashimira kandi turi hafi yanyu natwe, ntabwo tuzabatererana kandi namwe ntimuzadutererana. Nyagasani abahe umugisha kandi mukomeze mugire umunsi mwiza w'ubusaserodoti. Kubw'ibyo rero abamama Katolike bifuje kubaha impano kugira ngo babatere kuraje nyine yo gukomeza umurimo w'Imana. Rero uwo nzajya mpamagara azajya yigira imbere ashyikira impano ye. Turahera kuri nyakubahwa Padiri Faustin Kamarade, yigira imbere bamuhe impano ye. Mumuhe amashyi.
harakurikiraho Padiri Jackson ariko ndabona ntawe uhari. Nyakubahwa Padiri Padiri mukuru yamwakiriye impano y'akaza kuyimudushyikiriza, nawe mumuha amashyi. Padiri Jean Paul nawe nahaguruke yigira imbere, nawe ashyikira impano ye. Tambukana ishema n'isheja. Harakurikiraho Padiri Patrick, nawe ndabona ntawe uhari. Hagira umusaserodoti umwakira impano y'akaza kuyimushyikiriza. Amashyi n'impundu. Kurikiye wa mupadiri witonda cyane witwa Padiri Patient, bamwe menya batamuzi, nahaguruke murebe. Avuga Ikinyarwanda neza cyane. Ufite impano ye ninde? Padiri Gaspari nawe natambuke bamuha impano ye. Harakurikiraho Padiri Andre, nawe ntawe uhari. Haragira nyine umusaserodoti umufatira impano ye. Mumuha amashyi nawe azi Ikinyarwanda cyinshi cyane. Harakurikiraho waduturiye igitambo cy'Ukaristiya ariwe Padiri Kasereka. Ayo mashyi ni makeya umukurikije ibyo amaze kutubwira. Murakoze. Hanyuma Padiri Emmanuel nawe yahaguruka mu byubahiro bye. Agashyikirizwa impano ye. Umuneye wacu Padiri Isaac, turakwakiriye mu izina rya Yezu na Mariya. Kurikijeho rero nyirurugo Padiri mukuru Padiri Jean Pierre, mu byubahiro byanyu mwakira impano yanyu. Kizigenza rero ariwe provinciale nawe yahaguruka agafata impano ye akaza mukamuha impano ye. Tubashimiye kuntu uru rugo murususurutsa tukanezerwa. Azi no guhoberana Kinyarwanda. Turabashimiye rero, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi tuzakomeza tubasabire. Murakoze. Ubwo rero tugiye gusaba Kizigenza, hanyuma tuvuge ijambo ryo gushimira abamama Katolike rwose badushimire mu izina ryacu twese. Ubwo nkaba ndabatijwe se? Kristo Yezu akuzwe. Abamama bacu n'ubusanzwe dusanzwe tubakunda, sibyo se? Turabakunda murabizi, ariko buriya iyo mudukoreye, iyo mudutunguye nk'uku nguku,
burya mu buzima bwacu muba mwongereyemo agasenda n'akunyu buraguma bukaryoha. Ndabizi neza ko ababyeyi baba mama mudufatiye runini cyane. Na kera na kare na Yezu yagiraga ababyeyi bamugaragiye bamufasha muri byinshi, n'intumwa zagize ababyeyi b'icyubahiro bazifashije muri byinshi. Nta gitangaje rero ko ababyeyi bacu namwe abamama Gatolika ndetse n'abandi mwese turabizi ko mudusabira umunsi ku wundi, ariko urabona ko na kado iyo bibaye ngombwa nazo muradutungura mukaziduha. Turabashimiye cyane, babamera amashyi. Iyo nshimiye abamama, abapapa mwumve ko ntabibagiwe. Ntago abamama bahagarara hano abapapa batabigizemo uruhare. Namwe muri ababyeyi beza, mubishimirwe. Iyo niyo kiliziya yacu, aho buri wese agira umwanya we kandi buri wese agafasha abandi bagize kiliziya kubaho neza no gutera imbere. Nyagasani akomeza abane namwe kandi umugoroba mwiza.